Mwiriwe neza nshuti zanjye, twongeye twagarutse kureba uburyo dukorera amafaranga mu buryo bwa free, tuzaho buri saha tukaza kuba twakandaho buri saha tugakandaho tukabona amafaranga. Hanyuma ndizera ko ubu buryo ari ubw'ubuntu, hakaba hari n'uburyo bwo kuba umuntu yashora muri bizinesi. Hari bizinesi zo gushora, hari na bizinesi zitari izo gushora. Twagiye uburyo biyandikisha, kuvuga ngo uburyo biyandikisha, hano ushyiraho imeri, hano ushyiramo imeri, aha ngaha ugashyiramo pasiwadi, ugashyiramo kode yo kuba y'uwagutumiye, hanyuma ugahita ibintu ubigenza neza. Hano warangiza ukaza ukavivura kuri kano kantu, iyo kativivuye wowe ukandaho ukakavivura, hanyuma ugahita ukanda hano, ugahita ukanda aha ngaha, wamara kuhakanda ubwo ugahita winjira. Turebe, twagiye. Ndizera ko muri kubibona ko ibintu bimeze neza. Ibintu bimeze neza, tugiye kureba buri saha ko byagenze neza. Ko buri saha wemerewe kuza hano, urabona ayo baguha kumayininze niyo baguha. Hanyuma kuva kuri iyi levo hari levo ya stone, kuva kuri iyi levo ya stone hakaba na levo ya bronze na silver na gold na platinum na diamond na master. Iyo ugeze kuri master ushobora gukorera amafaranga menshi cyane, ku buryo nawe ubwawe ushaka kugutungura. Yego, twagiye rero. Tugiye gukanda hano, tugiye gukanda aha ngaha, hanyuma nitumara kuhakanda, urabona ko kubera ko turi kuri level ya iron, kuri level ya stone baduhaye 70,0075 BNB zirahenze. Ko turebe wenda tujye kureba BNB imwe uko ihagaze. BNB imwe mu ma USDT, BNB imwe mu ma USDT, turebe uko ihagaze. BNB and USDT. BNB imwe turebe ayo ihagaze muri kuri aya mafaranga, uko angana. BNB imwe yonyine ihagaze aya ma USD mu manyarwanda, ni ukuvuga ngo uba ufite ibihumbi 700 hafi na. BNB imwe ihagaze ibihumbi 700 na. USD imwe ihagaze 1480. ubwo kuba USD 594, umbwira amafaranga waba ufitemo ukuntu angana. Ni ukuvuga ngo iyi BNB iri mu kazi kose kabisa. Ino BNB iri mu kazi kose. Ndizera ko tumaze kumenya agaciro ka BNB imwe.
kuba hano hazaho ahangaha, kuba hazaho rimwe, bakimara kuza aho ngaho turebe noneho uburyo bwo kuba umuntu yabikuza, uburyo bibikurika. Mo hano kubikuza birashoboka cyane rwose. Uza hano kuri withdraw ugakandaho, umara gukandaho, amake yo kubikuzwa minimum ni 0.002, iyo uba wemerewe kuzibikuza, ukabikuriza muri BNB Smart Chain, niyo wallet ushyiramo. Noneho yo kugukata bagukata 0.0001, urumva ko ari make cyane rwose ayo bakata. Ni ukuvuga ngo ibintu byose iyo umaze kubitunganya, njye ndaburaho rimwe ku buryo nahita mbikuza rwose. Noneho turebe 00.00 zo mu ma USD uko angana. Turebe, tugire gutya, tugire tuti 0.002 ma USD angana na USD imwe. Urabona ko ari ibintu rwose bimeze neza, ubikuriza kuri Binance yawe, hanyuma ukahita urya amafaranga yawe. Gusa ni ibintu byoroshye kandi nta kigoranye kirimo. Mbahaye iy'ubuntu, ndaza kubereka niyo kwishyuraho, niyo utangiza kugishora. Yego, ndizera ko ibintu bimeze neza. Murakoze, mugire umunsi mwiza.